Yes, reka twongere tubasuhuze mwese abakurikiye business isobanutse aho muherereye hose ku isi. Dusuhuje abanyarwanda bose, dusuhuje abarundi, dusuhuje abagande, abanyatanzania, abanyakenya, n'abanyarwanda aho baherereye mu bihugu byose ku isi. Muri rusange abari muri diaspora nyarwanda, ubwo n'abari hanze y'u Rwanda ariko bahuriye mu rugaga twakwita diaspora nyarwanda. Mukomeze mugubwe neza. Mukomeze mugubwe neza na weekend twatangiye. Bamwe nibwo bayitangiye, abandi nibwo bayisoza. Ariko abo bose turabifuriza kugubwa neza muri iyo weekend cyangwa se ibihe byiza. Iyo rero ni umwanya wa cya kiganiro business isobanutse musanga kuri YouTube channel yitwa business isobanutse. Ngiye kuri mikoro kandi kuri kamera ni Tite Kamanzi. Benshi bajya banyumva mu majwi ariko batarambona. Uyu ni umwanya noneho kugira ngo turebane imbona nkubone. Ubusanzwe nkora ibiganiro bijyanye na business, ariko muri iyi minsi turibanda kuri Pi Network, ibiganiro bijyanye na Pi Network. Ariko nanone nkakora ibiganiro kuri politike, nkasubira kandi nkakora ibiganiro ku bijyanye na entertainment cyangwa se muri showbiz nyarwanda. Binyura kuri GB Empire, ibijyanye na politike cyangwa se amakuru kuri politike, umutekano na diplomasi bikanyura kuri KTV News. Naho kubijyanye na business nkabinyuza kuri uyu muyoboro wa business isobanutse. Ni umwanya rero mpisemo kugira ngo tuganire turebana imbona nkubone kuri iyi mpuzamashusho wenda itanoze, ariko nta bundi buryo twabigenza atari ubu ngubu. Abafaransa baravuga ngo quand on manque ce qu'on aime, on se contente ce qu'on a. Abajya bakurikira ibiganiro nkora bumva ku majwi, nkunda guca umugani, iyo ubuze icyo ukunda wishimira icyo ufite. Umunyarwanda baravuga ngo ubuze uko agira agwa neza. Ubu ni uburyo bwo kugwa neza tukishimira ibyo dufite. Twabayeho mu buzima bw'amateka y'ikoranabuhanga cyangwa se y'ibihe by'iterambere ya analog. Iyo analog twaje kuyivamo tujya muri digital cyangwa se muri digital. Ubwo rero ntabwo tugeze twinubira analog, ariko twakoze uko bishoboka kose tujya muri digital. Ubu rero ni uburyo nanone mutakwinubira bw'amashusho atagezweho ariko atanga ubutumwa uko byagenda kose. Ngira ngo murabyumva. Abenshi bakunda kunyita umusaza ku izina ryo gusabana cyangwa se ryo gutanga ibitekerezo muri ibyo bisata byose nababwiye. Ku buryo bw'imyemerere cyangwa se mu gisata cy'imyemerere bakunda kunyita umuhakanyi, kubera ko ndi umwe mu bantu batinyutse kuva mu idini ku mugaragaro nkasezera, nkababwira nti tuzakomeza kubana mu buryo bumwe ariko mu buryo bw'imyemerere. By the way, I'm not among of you. Sinkiri kumwe namwe, ahubwo nkomeje uburyo bw'imyemerere mu bundi buryo bwanjye butari ubwanyu. Amadini rero ukwinshi, mbonereho kwihanganisha amadini yagize ibyago agafunga mu Rwanda, insengero zigafungwa. Mu gufungwa hari ibyo basaba kuzuza ariko batujuje. Hari benshi njya numva b'inshuti zanjye banganira, ngira inshuti zanjye nyinshi z'abapasiteri, na cyane ko nanjye nanyuze muri icyo gice cya pastoral cyangwa se kivuga butumwa yiyeguriye uwo murimo nyine. Ariko sinawutinzemo ko namazemo almost imyaka 2 n'amezi 4, ubwo n'amezi 28.
maze kubona yuko atakiri inzira nakomeza nkuko nabyibwiraga, tujye twemera kurekura ibyo tudashobora, twakire ibyo tubonye. Ariko niba hari uruhengekero cyangwa inzira yo gukomeza dukurikirane, ariko niba hari umwanzuro tubonye tuwukurikize, tureke guhera mu rungabangabo no guheza benshi mu rujijo, na cyane yuko tuba cyane nk'abantu bari nakwita ba influencers cyangwa se abavuga rikumvikana. Kera twavugaga abavuga rikijyana, ariko ubu tukoresha abavuga rikumvikana. Tujye tumenya kuva mu rungabangabo kugira ngo dukure benshi mu rungabangabo. Ni muri ubwo buryo nanjye nafashe uwo murongo, nihebera gukorera, kuvuganira, gukurikira umurongo w'igihugu cyanjye, ariko nanone nkaba umuntu uherera mu ruhande rwa business, ariko nza kwisanga ngeze mu gihe byadusaba gukora business iri political. Business buri ntabwo business y'ukuri ntabwo igomba gutandukana na politike y'igihugu business ikorerwamo. Ntabwo ibyo ngibyo bishoboka. Ni ibintu wenda tuzagarukaho ku buryo burambuye, ariko by the way tukibanda cyane kuri politike, kuri business ijyanye n'igihe tugezemo kituyobora. Hari igihe tuyobora n'igihe kituyobora. Igihe tuyobora ni cya gihe tubaho uko tubyumva, umuco ukajyanga ukaba umuco, ariko hari umuco uba evoli ni ukuvuga ngo umuco ukura. Iyi evolution turayijyana mu buryo bw'ikoranabuhanga. Business tugezemo cyangwa se ibihe tugezemo ni ibihe by'ikoranabuhanga tutayobora, ahubwo ikoranabuhanga rituyobora. Iryo rero niryo twibandaho muri iki gisata cya Pi Network. Ni ikoranabuhanga, tugeze mu gihe cy'ikoranabuhanga riri decentralized. What is decentralization? Decentralization ni financial decentralized, ni uburyo bw'imari cyangwa se ni uburyo cyangwa se decentralization iri political. Hari political, hakaba economical, iri economical cyangwa se economic. Reka wenda ndakubivuga mu ndimi ntaza gusemura nabi kubera ko ntajambuye muri izo ndimi, nivugire mu ndimi twumva. Ikoranabuhanga ryegerejwe rubanda cyangwa se abaturage, comme vous le dites, nko babivuga. Hanyuma politike yegerejwe rubanda, imari yegerejwe rubanda cyangwa se ubukungu. Hari imari, hakaba aribyo bita finance, hakaba ubukungu aribyo bita economic, byegerejwe rubanda. Turi mu gihe cy'ubukungu bwegerejwe rubanda. Gute? Aho bashobora gufata ikintu cyakabaye kiri tangible cyangwa se tangible, gifatika, none bakagihinduramo imari y'ikoranabuhanga. Nibyo byabaye, ubu ngubu birimo kuva muri tangible bikajya muri technological, mu ikoranabuhanga. Gute? Dufata urugero, twese tuzi yuko twajyaga tujya kwaka ibyangombwa, ukava nkanga ukagenda nk'ibirometero 3-5 ukajya kwaka icyangombwa, biza kuba 2, biza kuba 1, biza kuba iminota. Aho wajyaga kuri commune, cyitwa commune, reka mvuge wenda mu ngero z'iwacu, ukava kuri ubu ngubu byaje kugeraho bijya ku murenge, biva ku murenge bijya ku kagari, biva ku kagari bijya ku mudugudu, noneho byavuye ku mudugudu biri mu ntoki zawe, aho ushobora kwaka icyangombwa ukoresheje telefone ngendanwa, mobile telephone. Ubu buryo ni uburyo buri bw'ikoranabuhanga, ariko noneho bugomba kuba buri smart, like somehow busobanutse. Muri uko gusobanuka, business yose igomba gukorwa mu buryo busobanutse, by the way, kugira ngo service yihute, service ibe inoze,
serivisi igere kuri bose. That's what I call decentralization. Decentralization in Pi network dufite icyo bita decentralization, naho ubukungu, imari, ikoranabuhanga ryegerejwe rubanda. Ni ikoranabuhanga riri decentralized, ariko iryo koranabuhanga rikaba rifite ifaranga. Mwumvise ikintu bita muri Bibiliya abakristo, by now I'm not a Christian, sinkiro mu Kristo, ikoranabuhanga ifaranga rizayobora isi yose. Ndagira ngo menyeshe umuntu wese wiyita umukristo cyangwa se wumva ko ari umukristo yuko akoresha Bibiliya nk'igitabo cy'ukwemera, atari igitabo cy'Imana nk'uko babyita, ahubwo ni igitabo cy'umushinga uzayobora isi cyangwa se cy'imishinga igomba kuyobora isi. Jewe nabaye umukristo, mba n'umwigisha w'iby'iyobokamana. Ibyo bita iyobokamana ntabwo ari iyobokamana komite, ni ibyo bita iyobokamana, ariko ni umushinga w'idini. Uyu mushinga rero ni umushinga wateguwe ugomba kuzayobora isi. Ni mushinga ki? Abajambuye cyangwa se abahezanguni mu myemerere bavuga yuko ngo ari igishushanyo cy'inyamaswa, kandi nta muntu wese uzasigara adafashe kuri icyo kimenyetso cy'iyo nyamaswa. Ndagira ngo mbabwiremo akantu karimo hano. Nta muntu uzasigara adafite ikimenyetso cy'iyo nyamaswa. Baravuga ngo iyo nyamaswa mu busesenguzi cyangwa se mu busobanuro bayiha, baravuga ngo ni ubutegetsi. Niba ari ubutegetsi, nta muntu ubaho ku isi ataba mu butegetsi cyangwa se ataba munsi y'ubutegetsi. Deja ikimenyetso cy'inyamaswa wamaze kugifata. Kandi nta muntu ubaho yifuza gupfa. Aramutse abyifuza twakagiye tubyuka tugasanga yarangiye yapfuye yiyahuye. Bisobanuye iki? Bisobanuye ko n'ubivuga ntabwo yifuza gupfa. Aka kantu mukumve neza. Mumbabarire ntimuze kumblaminga ngo muvuge nimushaka mumblaminge, it's your right to blame me. Ni uburenganzira bwawe. Niba ushaka kumblaminga birakureba. Cye ntacyo biri buntware. Niba nta muntu wifuza gupfa, ikikwereka ko nta muntu wifuza gupfa nuko nuvuga ngo yaba twapfaga buracya mu gitondo ukamubona, uwo muntu ntabwo yifuza gupfa. Utazi ubwenge ashima ubwe. Abantu bateguye Bible cyangwa Bibiliya bateguye umushinga uzayobora isi. Iki kimenyetso cy'inyamaswa cyangwa se iyo gahunda y'iyo inyamaswa mwibuke ko ari ubutegetsi. Iyo gahunda y'ubutegetsi ni gahunda izayobora isi. Nta kindi kera kirabura, ni ikoranabuhanga niryo rigiye kuyobora isi. Isi igiye kuyoborwa mu buryo bw'ikoranabuhanga rya blockchain technology. Kandi aho bibera kasamutwe, iryo koranabuhanga rigiye kuza rifite ifaranga. Kandi iri koranabuhanga rizazanwa n'igihugu cy'igihangange ku isi, aricyo Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ibi ni ibintu byanditswe mu buhanuzi, ariko abantu batazi yuko ari gahunda y'isi yateguwe kandi igomba gushyirwa mu bikorwa, nta kigomba kuyikoma mu nkokora habe namba. Ndagira ngo nshishikarize buri wese kwikuramo imyumvire yuko hariho ikintu bababeshye cyitwa imperuka y'isi. Ntayihari. Imperuka y'isi, isi iba mu biganza bya buri muntu. Isi ingana nk'uko ungana. Isi ya twese ingana na twese, kandi nta muntu ugera kuri twese. Ariko isi yanjye ingana nanjye ubwanjye, iyo niyo yonyine izarangira. Wa munsi nzaba napfuye. Nkoze ishyano ndabivuze birangire.
ikiba kibi. Barababeshye. Namwe murangije muremera. Mwashingiye kuki? Wowe ubyemera washingiye kuki? Ufite iki kibazo? Ninda kubeshye, ninda gukanze. Nta maso ufite? Nta ntekerezo ufite? Iki gituma udatekereza, iki gituma utabibona, iki gituma utabyumva niba ufite amatwi. What's wrong with you? Ufite iki kibazo? Kuki bakugejeje kuri urwo rwego? Ariko uzi umuntu umwe cyangwa abantu 5 10 kugufata bakagushyira mu kafuka bakagutsindagiramo bakagucucuma bakagukompactinga ukaba nka kaburimbo bakakugendaho utari kaburimbo bikemera. Nzayibasomera hano ibaruwa ya Leopold II umwami w'Ububiligi yo mu 1883 dans l'année de 1883. Havuga ati banye ko padiri namwe bakundwa dusangiye igihugu. Inshingano duhawe kurangiza ni ingenzi kandi irasaba kudakebakeba. Arakomeza arababwira ati muzagende mubwira abanyamusozi b'Abanyafurika mubumvishe yuko ubutunzi buri munsi y'ubutaka bwabo, muzabangisha ubutunzi buri munsi y'ubutaka bwabo, mubwire yuko bahirwa bakene. Ikibazo ntimuzajyanwe no kubigisha yuko kwica, kuroga, kwiba, gutwara umugore wundi ari icyaha. Ibyo barabizi nabo ubwabo. Niyo mpamvu muzasanga muri Bibiliya handitse muri Matayo ngo hahirwa bakene mu mitima. Wakeneye umutima hakurikira wiki. Uyu munsi turabwira abantu ngo muregistrenge muri Pi Network, ariko abantu batinya kuvuga ngo nibyo kwa shitani utarigeze umubona. When did you saw Satan? Wabonye Satani ryari? Chogos. Sinzi urwo rurimi ariko barabona banayo witonda ariko mu Kinyarwanda. Byabaye ngombwa ko nza kuri kamera. Ntabwo najyaga mbikunda. Ariko by the time and by the purpose I came to the camera to face you. Let me facing you. Dika turebane. Shitani ntawe umuzi, shitani ntawe amubonye, shitani ntawe uzi ibyo akora, shitani ntawe uzi umugambi we, hako shitani yabaye shitani. Abo bakubwira shitani nibo bafite igitabo cyanditsemo ko uwo shitani yaremwe n'Imana yahereye mu ijuru. Ariko uyu munsi reka mbagatekereza umuntu umwe sinagatekereza bayo ni inkuru yaduteye yaratubwiye ati babanje kujya banyita pasteur nkababwira ntabwo ndi pasteur. Jyaho ntuye banze ku kazina ka Antikristo original. Antikristo wongeho original. I accept that. Kondi Antikristo original. Kuko uwo Kristo ntabamubonye, ntabumuzi, ntabuzaho yagiye, ntabuzaho azaturuka n'ikizaba kimuzanye, nta kibazo gihari. Abantu bafasha abantu babateranya n'Imana, ariko iyo Mana bagahindukira bakayakira amaturo aturutse mu mufuka w'umukene. Ariko uwo mukene bamubwira uti ngwino registering muri Pi Network uzabona amafaranga nkuko babikoze muri Bitcoin bakayabona no mu zindi cryptocurrencies bakabona. Akakubwira ngo nibyo kwa shitani. Ariko ibyo byo kwa shitani yo yabibonye yabizanye baramubwira ngo ni Imana ibishaka akabizana. No. Mugabanye ubucucu. Ndagira ngo soreze kuri iki ngiki. Tuzasubukurana mugira ngo rawo ngiye. Cyeka nindamuka mpfuye. Nta Mana yatumye umuntu kuyivugira n'umunsi n'uyu no. Nanjye ubabwira ntago nayivugira. Kuko nasanze ntashobora kuyivugira kandi nitwa umukozi w'Imana ndabireka. Imana irivugira. Kandi Imana ubutunzi Imana yivugira inyuze mu byaremwe mu cyaremwe cyari cyo cyose. Second, Imana ivugisha ibikorwa binyuze mu byo yaremye.
wowe icyo usabwa jya mu byaremwe ubyidentifying, ubigenzura ukuremo icyo wakoresha cyakubyarira umusaruro. Ibyo nutabikora urabeho. Byaza umusaruro ibyaremwe uhereye kuri wowe, uhereye kuri mugenzi wawe. Koresha umushinga yakoze mu gihe wowe utari wawubona, basi umukurikire. Kumurimo iyobokamana ryiza no kubyaza umusaruro iby'Imana yaremye. Right now barakubwira bati dore umushinga wa Dr. Nicholas Kwakaris. Uti nibyo kwa shitani. Urabona shitani, nturumva shitani, nta n'umwana we nta n'umwuzukuru we cyangwa umwuzukuruza, mugira nihe sana. Nawe ukurikiza wa murongo uvuga ngo mukomoka kuri so Satani, jewe mukomoka kuri kabera kasambwe rya rw'amabuka rwa ruhimbana rwa Seruhanga. Wowe ukomoka kuri inde? Kwa shitani. Vuga igisekuru cyawe twumve yuko hari aho uhurira na shitani, tugukure mu bantu ko shitani si umuntu. Jewe ndi mwene Imana, nkomoka ku Mana nk'ibyaremwe ibyo ari byo byose, ariko nkabyarwa na data. Byaba biri mu bese ngo data wa twese. No, when you bring data wa twese, bring mama wa twese. Nuzana data wa twese, uzane na mama wa twese. Mama umushyirahe, ushyira imbere data, mama umushyirahe. Think twice, tekereza kabiri, utazisanga utajyanye n'igihe. You have to settle your mind to the digital. Va muri traditional, jya muri digital. Va muri gakondo, jya muri kijyambere. Bite byawe. Ikoranabuhanga ribyara amafaranga. Ngwino twiyungeho. Nimero zanjye ni 0783201418, ukanyandikira kuri WhatsApp cyangwa ukampamagara nkagufasha nkakuyobora kuri registeringa muri Pi Network, cyangwa ukajya kuri business YouTube channel business isobanutse ukareba ikiganiro nimero 20 cyangwa nimero 52 ukaregisteringa muri Pi Network, cyangwa ukampamagara nkabigufasha. Nibitabibyo igihe kizagera aho hanze musange mwatakayeyo, mwajugunyeyo, muharirire, muhahekenyera amenyo. I'm telling you the truth. Mbabwije ukuri. Itariki 31 z'ukwezi kwa 12 niwo munsi wa nyuma kwa timu yatanze yuko ari wo munsi wo gutegereza. Mainnet launch ya Pi Network ntabwo turamenya mu itariki zihe, ariko ni nyuma y'itariki 31 z'ukwa 12. Are you together? Dusigaje iminsi itarenga 80. Urahari cyangwa ntuhari? Turi kumwe. Misemo uyu munsi kwa ikiganiro cy'amashusho kugira ngo mutazajya mugira ngo ndanihishahisha, ntazaba Dekate, ntazaba Dumba, ntazaba nabandi. No, mbabwiye babandi ko mbuga nkoranyambaga kuri showbiz nyarwanda. abo nabo banyitege, ndabafite umunsi umwe. Right now turi muri business. Mwebwe mushaka kwamamaza ibicuruzwa byanyu hano kuri YouTube channel. Iyi ni YouTube channel. Reka nsabe wowe utarakora subscribe, utegereje iki? Tukuvugiriza inzogera, tugukorera iki? Gakora ukane no kukazogera, akazogera ugibona notification imenyesha ikubwira ngo ikiganiro cyagezeho. Nta wundi ukubwiye, akamenyetso kakwibwirira nkuko natwe tujya tubikora. Pi Network kuregisteringamo n'ubuntu, nta gishoro kibamo. Kiri kuza guca service ati ngiye kugira ngo iyo service nyigukorere uramuparitse uramimsimbura mu byizi, ariko ubundi kuregisteringamo muri Pi Network nta gishoro n'ubuntu. Ni cryptocurrency ba mininga amasaha 24. Reka mbabwire igiciro cya Pi Network cyamaze kujya hanze ni ibihumbi 314,159 by'idolari kuri Pi imwe. Mining rate to mining aho none
ni 0.056 akiyongeraho bonuses and incentives zituruka kuri utilities and your referral team, bikaba byazamukaho muri make ushyize mu manyarwanda yo waba ukorera ku isaha ni miliyoni 2 zirenga. And mu gihe kigiye kuza bazayishyira ku isoko, izo uzaba ufite uzajya uzivunjisha, payi uzajya uzivunjisha mu ifaranga iryo ari ryo ryose, yaba ari ifaranga ry'ikoranabuhanga cyangwa amafaranga ushaka kuri iri koranabuhanga ufite kuri telefone yawe. Meme n'aka gatelefone ka promotion hano mu Rwanda k'ibihumbi 21 baguha giga ya buri munsi kumara umwaka, gafite na internet nziza cyane. Mbanze na namamaze itel. Congratulations and with our president His Excellency Paul Kagame kuri promotion baduhaye. We appreciate you. Turabishimiye cyane, turabashimiye bikomeye cyane. Yes. So komba nivugira mutambona none murambona, ibyo mbabwira no kuri. None muzambeshize muvuga muti uyu si wowe ni ngewe. Ugenda adatsikira cyo nzatsikiraho nzakisobanura. Pi network niyo ngiyo. Ku isaha ushobora gukorera miliyoni 2 z'amanyarwanda kubera ko nta gisoro uzaba washoyemo. Ni iki kikubuza gukora ibyo bintu? Ariko murumva ubwenge bukiburi muri ibyo bintu kwe. Abafaransa baravuga ngo on sait jamais, abanyarwanda ngo bagarira yose nta uzirizera n'irizarumba, nta wamenya. Iyo bajita naso ntiyavuyemo shitani, uyibonye utanayibonye uyikuye. Turekera aho ngaho, tureka gucyocyorana, mutagira ngo narimba rwaye n'inzika. Ariko numvaga nshaka kubabwira iki kintu. Ibi bintu banditse mu buhanuzi bigiye kuzaba ni ikoranabuhanga, nta kindi. Ni faranga rimwe rizayobora isi, ni Pi network, kandi yahageze. Kandi ngo nta muntu uzasigara adafashe ikimenyetso. Wowe uzasigara urinde, ntabwo uzayihusha, uzayifuza kuko nawe wifuza gupfa. Nicyo nababanje mbabwira. Uzaburiho kandi ntabwo uzaburiho udakeneye kurya. Nta mazina ribabwira, ariko hari abantu hano hino nzi amazina yabo n'abantu bamwe dufitanye n'isano. Nanjye nari ngiye kuba muri izo njiji. Ngo kwiga ni mwirimbukiro, akazi ni muri gehinomu. Wa paradizo muri mu gushaka ngo muzajyamo ni paradizo y'ikoranabuhanga. Utayijyamo benshi baragarutse. Mbanze n'abashimiri, simbavuga amazina nabivuze. Ubu barimo gushaka imirimo muri leta kandi bari barayihunze. Wa abana bacu nibige, natwe ubwacu twige, kuko igihe cyose kiri muzima ugomba kwiga. Ugomba gukora akazi. Umuntu uriho adafite akazi akora ntaho ataniye n'idegede. Rizera rikarangira rikabora rigacaho. Umumaro waryo ni ukuri ryo rikagira umumaro baririye. Bitize rikagira umumaro ubutaka rikabifumbire. Uri degede coco gusa. Registeringa muri Pi network niba udashaka kubidegede. If you don't want to be a watermelon or a pumpkin. Pumpkin ni izina rusange ry'amadegede. Muve mu byo murimo. You have to register in Pi network. Mwiyandikishe muri Pi network. Nimuzongera nazivuze sinsubiramo. Kandi nta n'umuntu uzanyicisha umubyizi wo kugira ngo muri registering muri Pi network. Kwita hirya hino, ngomba kubanza kureba yuko uri serious. Ubu ntako kwinginga. Bamwe babivuyemo kambatera gastori kamasegonda. Ejo mbona umuntu agira cyo kubitana na message ati ubuhanuzi uvuga ni buhanuzi nyabaki. Ndabugaruye, ndamusobanurira ati sibyo bintu washyiramo. Uramesimbara umugizi yo kwicara nkagukorera. Arayima. Mukizemo ndamubwira nteko ibyo bintu ibyo barimo kukwereka wabigiye amaterakada ni wabigiyemo. Ibuka atashyize imyaka 2
byagiye hati simbizi kora gutya na gutya asubirana konti ye kugira ngo udahomba kugira ngo ngiye mumenye ko nta n'indonke makurikiranyeho narambwiye ngiye kugufasha usubirane konti yawe izo payi zose wabonye ntabwo wazihomba nakabaye mubwiye creating indi account munamenye ngiye ntabwo ndi uwo mutekereza batanze barambaririza bamenye ntibambaririza nunyitiranye n'iminsi zakwitiranye yasubiranye payi 423 niba ntibeshye niba ngira ngo ndabeshye iki kiganiro ari bukibone ababwire cyangwa se ari bwandike message ababwira ati ni njyewe ndabimusabye abyivugira ngiye ntamuvuze ko ntabwo ndi hano mvuga abantu bavuze ibinire mutazanyita injajwe nubwo nta muntu udashobora kubinjajwe nubwo abantu bose bahitamo kutabinjajwe nako ndakababeshye sara kiganiro nakagaruka nabuta